Bakunzi ba channel ya Pastor Ntagawa Noah, twishimiye kubakira muri no mugoroba tugeze hafi mu saa 11 yo kuwa kabiri. Ni kuwa kabiri saa 11 zamaze kuba turi kumurambya ku Ndondo mu gihugu ca Kongo muri Sud Kivu, muri territoire ya Uvira muri groupe ya Bijombo. Hanyuma turi hano muri no muhana mu mugoroba, murabona igihugu kimeze neza, murabona ikanisa, murabona n'abandi bantu batandukanye bari ahangaha, imigeti, imirima, abakorari bari muri repetition kwitegura igiterane, dufite igiterane hano. Ndetse hari n'abantu bari aha hirya baye bategura ibyuma twazamukanye ama groupe electrogene n'amabafre n'ibindi bikorwa byose kugira ngo igiterane kizagende neza. Nagira ngo uno mugoroba dufite umukozi w'Imana twenda kuganira nawe ikiganiro kitari kirekire ariko cingenzi. Nagira ngo tuze gutangira dusengera Imana, senga Imana mu mwanya mutoya, ashima Imana ko tubashije kumubona no kubonana nabo. Hanyuma aragize Imana kino kiganiro tugiye kujamo ko ni kiganiro cy'ubutumwa bwiza. Hanyuma tuze kuganira nawe Pastor Nkaribu wadusengera Imana mu minota mikeya, hanyuma tukaza kuganira. Iyo murakoze turaguhimbaje Imana yashira mu ijuru, tugushima ku mbabazi zawe n'urukundo rwawe rwishugira, kuko ari wowe Mana ziturinda kandi ukaturagira. Tugushimye kuko muri uyu mugoroba duteranye n'inshuti n'abavandimwe muri uyu muhana, twabitekereje kenshi tubyifuza kenshi, ariko kubitugejeho turagushimiye. Ubundi kwa wararagiye bene data aho yaciye hose mu nzira zigoye ziruhije, bazamuka imisozi bamanuka iyindi muri umwanya w'ici n'umwanya w'umukungugu n'umwanya ugoye, ariko kuba waraturinze nabo ukabarinda basubye kugera muri uyu muhana kandi kugira kabiri, turaguhimbaje tugushima kuko byose rero biteguje mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane Pastor ku masengesho. Hanyuma watangira twibwira amazina yawe ndetse n'umurimo usanzwe ukora, hanyuma dukomeza n'ikiganiro cyacu. Rewe nitwa Ndasarara Gayi Bujambi, tuye hano mu Kanogo, Muranza n'iwacu, niho dukorera umurimo w'Imana. Mu murimo w'Imana mukorera muri kanisa, uri umwarimu se, uri pasteur, uri umudiakoni, urinde cyangwa se nyine umurimo mukora mu itorero? Twe dukora, jewe nkora ndi umwarimu, dukora hano muri Kadesi niho dukorera, paruwase yacu ya Kiziba, district ya Bijombo. District ya Bijombo. Hano hari undi pastor se mukorana hano muri kino kijiji cyanyu cyangwa ni wowe uhareba hanyuma mukarebwa nyine na revera ureba paruwase yose muri rusange? Hariho undi mupasiteri cyo gukora muri iyi minsi yagize ikibazo cyo kurwara aja mu bitaro ari mu Rwanda, pasiteri bita Sematungo. Urakoze cyane mwarimu, turakwakiriye cyane hano kuri televiziyo yacu ndetse no ku isi yose muri rusange hari abantu baza gukurikirana. Hanyuma turi hano, hariho abantu benshi mbona hano bari hano, aba bantu baturutse hirya no hino baje hano ku maki, hano hari igikorwa nyabaki. Hano twarategura igiterane cy'ingarukamwaka cyabaye umwaka ushize mu kwezi k'uku, igiterane cyo gushima Imana kuko Imana yaturinze mu bihe byatambutse. Twakomeje guhura n'ibihe bikomeye, ingorane nyinshi, turasenyerwa, ariko kuba tukiri hano ni umwanya wo gushima Imana. Icyo giterane se cyateguwe n'itorero rya Kadese cyangwa hari abantu bagiteguye? Cyateguwe nabande, bafatikanyije nabande, kimeze gute? Wenda watubwira mu ncamake. Hari abantu bishize hamwe, bakorera ahantu hatandukanye, bifuje kugira igiterane hano kugira ngo bagire igiterane cyo gushima Imana. Murakoze cyane. Hano ni hiwawe kandi ni wowe uyoboye n'utorero, birumvikana ko pastor adahari, ubwo ni wowe uhari. Ni uwuhe munezero uhayumva kuba wakiye kino giterane? Numva ni igiterane ngarukamwaka hano siho ku cyicaro ca district, ariko nanone igiterane gikomeza kubera hano iwawe. Ufite munezero ungana iki? Urumva ufite yahe mahirwe aruta y'abandi? Icyo giterane cyatugiriye neza cyane, dukomeje kucishimira kuko cyaduhaye uburyo bwo kubaka kano karere. Mu busanzwe uyu muhana ni kawuhekera indi mihana dutuye mu district ya Bijombo, abantu bakaba bari barakomeje kugira nk'impungenge zo kuwubamo, ariko tukomeje gusenga Imana, abantu bakomeza kuzamo, n'ubu abantu barawubatse, ubu ni umuhana umeze neza n'itorero ryaho umeze neza. Niye mpamvu no muhana ari bahisemo gukorera mu igiterane? Siho wari revera, siho ku cyicaro ca district, woba uzi nk'impamvu cyangwa ni umugisha n'Imana nyine mwarushije abandi amahirwe ava ku Mana? Ni umugisha, tuvuga kuko ari nk'Imana yabishatse nyine, kuko
dukwiye kugirira igiterane hano kuko urabona ntabwo hari ahantu hasamaje cyane cyangwa se hubatse cyane ariko ni umugisha twagize biva ku Mana. Hanyuma wavuze ko uri umwarimu w'ikanisa, wo kwibuka nk'igihe wabereye mwarimu w'ikanisa waba mwarimu cyangwa se wabanje kuba nk'umushemasi ngo ucubana mwarimu? Jewe natangiye kera nyoboye umurimo w'abaririmbyi abakorari. Ukibuka nk'umwaka? Mu mwaka natangiye gukora umwaka muri 79. Ni kera. Nari nkiri muto cyane nibwo natangiye kuyobora umurimo w'abaririmbyi hano mu ikanisa ryacu ya hano ku Muramza. Biragenda tugera muri paruwasi, tukiri muri paruwasi Gatanga, nyobora paruwasi ya Gatanga. Icyo gihe nagenda ngira imyaka myinshi, hafi imyaka 30 nyobora umurimo w'abakorari. Numugisha. Nuvuga ngo umurimo w'abaririmbyi wawubaye mu gihe kirekire? Nawubaye mu gihe kirekire kandi twarawukozemo cyane. Hari benshi twakoranye, benshi batagihari, n'abandi bahari b'abasaza bashaje nkuko kwanje twakoranye bakomeje kuja mu bindi bihugu, ariko kabisa nabo twakoranye bari henshi baravyibuka. Cyo gese wari uzi kuririmba cyangwa ko ari ukuyobora nyene n'intara Imana yagwaye yo kuyobora, cyangwa wari n'umuririmbyi nyine muri rusange? Kuririmba ntabwo naririmbaga cyane, ariko ikintu Imana yari yarampaye impano yo kuyobora. Nyuma rero umaze kuba umuyobozi w'abaririmbyi, ndumva imyaka 30 irenga, ni umurimo ukomeye cyane. Nibwo wahise umaze kusa n'utera nk'iyindi ntambwe, wahise umushemasi cyangwa wamwibapa mwarimu? Nabaye umushemasi, mbikora byombi. Umushemasi kandi ndi umuririmbyi. Narabikoranye. Naje kureka uburirimbyi aho mbereye mwarimu w'ikanisa, mpawe kuyobora ikanisa. Hanyuma wo kwibuka nk'igihe wemereye mwari? Jewe mu buryo bwo kwemera navutse nsanga ababyeyi ari abakirisitu. Twama dutangizanya n'ubwo ngubwo, ntabwo nje nabaye kugira ngo nje mpanguke nkora ibintu bene ibyo ngibyo. Nasanze umusaza ari umushemasi, kuva ubwo twama dutangizanya ikanisa. Nagiraga n'impano yo kuvuza ingoma, niwe wayinigishije. Kiri umwana muto cyane anigisha no kuvuza ingoma. Nukuvuga ngo ugereranyije nk'igihe wowe warakiriye nk'umwuka wera ukavuga ati ndi mu mbaraga, bitari kuvuga ngo ko wavuke mu muryango wa Gikristo, ariko ukavuga ati jewe ndibuka umunsi nemerewe. Hari indi mizi ivuga ngo ndibuka ngo umunsi nemereweho ubwo umwami Yesu n'umwuka wera yinjaga muri njyewe. Kico gihe woba wokigereranya ukavuga ati iki gihe nabayeho ndi umwana nkaja muri Sunday school nkaririmba ikorari, ariko cyari umunsi cyangwa se hari igihe numvise nja mu mbaraga mbaho ndasenga, atari ko abavyeyi bakubwiye ngo usenge, ariko noneho utari kumwe nabo cyangwa uri nari kumwe nabo kumva nanone yanyote yo gusenga. Uwo kwibuka nk'ico gihe niba byarabaye? Mbayeho n'umuririmbyi, ariko nanone nyine bere kuririmba bisanzwe. Ariko kwakira umwuka, nibuka kuko nakiriye umwuka muri 85 twara ahantu hamwe twagiye mu giterane mu Kanono, aho niho nakiriye umwuka wera. Hari giterane? Ni nk'iki cyane cyagukozeho? Ni ryari ijambo cyangwa nyine n'Imana yami kugenderera wowe nyine inyuze mu kuganiriza mu ijwi ryayo? Ni ijambo ry'Imana. Ubwo kandi habaye igiterane, haba amasengesho. Nibuka hari umukozi w'Imana washaje Kamburishi, aravuga ngo abantu batarakira umwuka w'Imana bazi abasengera. Ubwo arasenga twakira umwuka w'Imana. Cyo gihe mwari muri Sepake? Icyo gihe twatumaze kuba muri Kadesi. Kuba muri Kadesi? Twari muri Kadesi. Ntumugisha cyane. Hanyuma uyu munsi turi hano muri uno muhana, hariho igiterane. Hari abashitsi bamaze kuhagera, mumaze kwakira abashitsi bangana iki? Hari abandi mutegereje cyangwa baje nibo batosheje nta bandi mutegereje? Hari abashitsi tumaze kwakira baje kuwa mbere ejo nyine. Nabashitsi bageze kuri 20. Abo nibo tumaze kwakira, ariko dutegereje n'abandi benshi bakiva mu zindi pande nyinshi. Turabategereje cyane kuko bazaza. Abashitse nabavuye he, abo mutegereje bazava he? Hariho bamwe turi kumwe bavuye za Burundi, bavuye Buvira, n'abandi bavuye bava handi, hariho bavuye Bukavu, ndetse hariho n'abamwe bavuye muri za Uganda. Abo bose bamaze gushika hano kabisa, turi kumwe nabo hano. Ese abaje n'abanyamurenge gusa cyangwa harimo n'abandi batari abanyamurenge? Harimo n'abanyamurenge, harimo n'abandi batari abanyamurenge.
batubwiye ko harimo umukobwa w'umurundikazi, batubwiye ko harimo n'abashi nabo baje nyine kuri uwo murimo w'Imana. Ese murumva ari uwuhe munezero kuba hariho abantu bashobora kugira umutima wo kuza guterana natwe cyangwa se guterana namwe muri kano karere, batari no mu moko yacu cyangwa se mu bwoko bwacu, batari na bakongomani wewe nk'uwo mukobwa w'umurundi, ariko bene gihugu cyangwa se abene kano karere bakagira ubwoba, bagatinya umutekano, bagatinya, ariko abandi bakaza. Niki wobwira abo bantu kugira ngo nabo bagire uwo mutima wo kuza gusengana namwe muri kano karere? Kabisa turabyishimira iyo tubonye dukorana n'abandi batarani moko, kuko kenshi hari ibintu bashobora kuvuga, abantu bakazavuga ngo kano karere kacu karakoramo abanyamurenge gusa n'amakanisa yacu niyo bayarimo gusa, ariko hariho n'abandi baza, kandi dukangurira n'abandi bataraza kugira ngo nabo baza turi abakozi b'Imana, turasenga Imana, nta bintu by'amacakubiri dufite, nta n'ibindi bya politiki biba bihari, ni umurimo w'Imana tuba duhaye dukora. Hanyuma Pastor, mu busanzwe hano ino wavuze ko ari Paruwase, uyoboye paruwase yaba yitwa nde, ninde amazina ye? Revera Pasiteri wacu ni umugabo bita Rugabira Zakayo, atuye hariya ku Kiziba niho kuri paruwase. Hakabaho irindi kanisa hariya se? Hariho irindi kanisa ryiwe, ayoboye amakanisa 3, hariho iri rya Muramza, kabiri rya Kiziba n'irya Mugogo. N'irya Mugogo. Ikaba ariyo iba paruwase. Ikaba paruwase. Pastor, tuzi ko hano habereye ibiterane mu myaka yashize mbere y'intambara, wenda zisenya kano karere. Tuzi ko intambara zabaye nyinshi kuva kera tukiri abana, ndetse wenda namwe, ariko hari zino ntambara zatumye abantu babunga cyane. Ariko mbere yaho habayeho ibiterane bikomeye, zaratunganyijwe namwe ndetse n'abandi bagiye bava hirya no hino. Noneho bisa n'ibihagaze kubera impamvu z'intambara. Iyo mwongeye kubona kino giterane, nikimwibuka cyane, nikimwifuza ugereranyije n'ibihe mwabayemo zo gusenga. Noneho bisa n'ibihagaze kubera impamvu z'intambara, ariko mukongera mukabona biragarutse. Niki wibuka, ni niki cyane wokomeza gusaba kugira ngo bikomeze bigende neza? Twigeze kuba mu bihe byiza abantu bagituye, twari abantu batari bakeya. Witegereje n'aha twicaye, iki ni kibanza cy'ikanisa kwa tuza kubaka. Ahangaha ni ikibanza abantu mwigeze gutekereza tumaze gushyiraho umusingi. Ririya kanisa ubona riri hariya, tugituye ryari rimaze kuba rito. Tugira umugambi wo kuvuga ngo twubake rino kanisa riri. Intambara ziraba, abantu barakunga, n'ubu ngubu uhayibona. Icyo twifuzaga nuko twokwifuza kubona abandi bantu ndetse n'abaterankunga tukubaka niki kibanza kigose, kandi tukagira amatorero, tukabona aho dusengera Imana. Ese kino kibanza mwoshubaka mwobona abantu ko abantu bagumye kubunga? Abantu turabafite ko turubaka, n'ubu twujuje kanisa hariya ku Kiziba, naryo ryari ryarasigaye gutyo, ariko naryo turabyubaka, ubu turaryujuje. Abantu uko baratangira kuza, abantu bo barahari. Ni umunezero ki wagize umaze kumva ko kino giterane cyongeye kugaruka? Ndabizi ko umwaka ushize cyabaye, ariko noneho kandi kigiye kuba, mumaze kumenya mukagisengera Imana, mukabona abashitsi barashitse. Mwumvise munezero ki? Ubu murumva munezero bingana iki? Ubu dufite umunezero mwinshi cyane. Iyo tubona abacu bari baragiye kongera kugaruka hano, kuko hano higeze kuba ahantu hataraho kwifuzwa, abantu batanashobora no kuhagera, ariko tubona abantu baza nubwo biruhije kugenda n'amaguru, bitwereka kuko niyenda Imana ikidufiteho umugambi muri kino gihugu kizongera kongera kubakwa. Pastor, hano tuzi muri Jombo hazwi ibintu byinshi, hari iterambere, hariho amashuri, akabaho n'ikanisa. Ubwo nimvuga ikanisa ndushaka kutuganiraho bukeya, umurimo wo gusenga n'umurimo w'ivuga butumwa muri kano karere. Ninda mu pasiteri wibuka cyane ushobora kuba novuga ngo wakubereye nk'umubyeyi, akabwiriza se cyangwa agasenga se, ukumva bigukoze ku mutima, bikagutera gukunda Imana cyane no gukunda umurimo w'Imana? Ngabaye ba pasiteri wo kwibuka wovuga 3 4 cyangwa barenga woba wibuka?
abapasiteri twabanye n'abapasiteri igihe kirekire bakorera umurimo w'Imana kugeza n'ubu ngubu bamwe ko baracurigiye kubera ubusaza ariko bafite abapasiteri batwigishije ijambo ry'Imana abapasiteri Kanyamararo barakoranye kugeza ejo bundi muri za bukuru n'abapasiteri Rugabire tukiri kumwe none n'abandi bashaje ba Revera Gatangwa abo bose bakoraga umurimo w'Imana kandi bigisha bavuga ijambo ry'Imana abo nibo batureze n'ubu ko turakora twibuke ko bakoze wabatwijuje ryari ninde mupasiteri wo barakubatije jewe nabatijwe muri 79 mu Gatanga nabatijwe n'umupasiteri bita Mutanga Revera Pasiteri Mutanga werutse kwitaba Imana mu gihugu cya Amerika wabatijwe n'umupasiteri ukomeye pasiteri ni nawe wananshingiye igihe nshatse ni washingiye wakoze ubukwe iki ni washingiye pasiteri ufite amateka akomeye wakoze ubukwe kano karere kazwiho kuba abantu benshi baragiye babombora ariko wowe wagize umugisha wo kugira ibirori by'ubukwe twe ni hambere icyo gihe tugize ubukwe hari hambere ibyo kubombora byari bitaraba kandi bigihagurutsa abapasiteri ubukwe bucubashwe bugifite agaciro bagahagurutsa umupasiteri nkamutanga urumva ari umupasiteri ukomeye bitapfaga gukora umugore wese nkaryari icyo gihe ubukwe bwawe bwabaye ryari icyo gihe navuze nari kiri muto ariko hari 19 ukwezi kwa kane uranabyibuka ubukwe bubera hehe mu muhe muhana bari dutuye hirya ya Karangwa ariko nyine ni hano ni hano bari tutari muri hano turi twarahaye ni ukuvuga ngo hano urahatuye cyane naha niho twamenyeye ubwenge ushobora kuba ukwibuka nk'imyaka ushobora kuba umaze hano muri uno muhana hano kuri uno musozi muri rusange uyu musozi tumazeho imyaka 40 irenga hafi y'iyongera rero wari uvuze ko hari abashyitsi bamaze kuhagera baturutse i Burundi baturutse i Bugande baturutse i Buvira baturutse i Nyangezi ndavuga i Bukavu abandi mutegereje bazava he dutegereje abandi bazava mu Minembwe ubu nabo ko baratubwira kuko bishobotse ko ejo bazahaguruka rero bavuze ko bahagurutse none nabo bahaye bazi hariho n'abandi inzira zibonetse baviga hororo nabo bari bavuze ko bazaza n'abandi bahano muri kano karere ka Bishombo bavuga ubutumwa se mufite muri iki giterane ni nkabanda birumvikana ko abashyitsi ari benshi ariko bavuga ubutumwa bazavuga ubutumwa muri kino giterane ni bandi hano turafite umugabo bita Elisha uvuye Bujumbura kabana na Kagawa Noah dutegereje undi kwa Minembwe umugabo bita Ngoboka Kennedy hazoba mu giterane ndumva ko mu giterane nyine Imana yateguye itegurana n'abantu bava impande nyinshi zitandukanye se pastor konzi ko hano igihugu cyasenyutse ubushobozi bwo gutegura kino giterane n'abo bantu bangana gutyo ari abashitsi 200 baje guhera n'akazi rimwe bazogeza kandi kazi rimwe bakiraha wenda no kugeza no hafi amayinga 2 cyangwa iyinga rirenga kubagaburira kubitaho bimeze gute ubwo bushobozi mwabukuye ko bigoye kino gihugu tuzi ko cyasenyutse kubera impamvu z'intambara ubushobozi burahari nubwo atari bwinshi cyane ariko ubwo dufite turabukoresha hari abo twafatikanyije rimwe bakomeza kudutera inkunga mu buryo bujanye n'ibintu by'ibyigonga n'ibindi ariko bene ibintu bijanye n'umutsima hano turejeje urabona aya maruru yose urabibona ari aha hose ari kandi twarejeje ibigori bitokeje hanyuma ubuze ko mwejeje bimeze neza ese pastor hano haracabuduka aba bashitsi baranga bazabona uduta bazanywa cyangwa muzabatekera icyayi cya mukaru cyangwa bafite nka basimzo zo matekera icyayi ko mushiremo nayo mata makeya yo bahaye cyangwa nkabo basaza nyine baje barimo ba pastor Tembo Gasaba Elisha wowe utaduteye nyine bakasomeza umutsima ubu ngubu ni umwanya w'iki icirira hari nyine kandi yabaye ryinshi ariko mu by'ukuri ntitwabura amata yo guteka mu cyayi n'abene aya make yo guheza abashitsi amata yarahari nanone mu gitondo twazindutse dukama amata yarahari kabisa ntabwo dufite ubwoba bwo kuvuga ngo twabura amata yo guheza abantu baririye epfo benshi hirya no hino batari muri kino gihugu cyangwa muri kano karere bafite ubwoba bwinshi batekereza ko cyoba cyarasenyutse nta bantu bakihaba babwira ko hano haracaba abantu baracyatuye yego ko turakubona wowe hari abandi bantu bari hirya no hino bahari uvuga ati igihugu kiratuwe kandi ntikizoshira ngo abantu bakivemo burundu
bimeze gute? Igihugu turatuye ubu dufite umutekano ubu turatuye tumeze neza n'uwagiye asigarana iyo inka ko zirunguka cyane ku bwinshi kuko agahira karabaye igihamba cyarabaye ubwatsi ni bwinshi ubu ibintu bimeze neza abantu benshi ko barataha twokangurira n'abandi kuko bakwiriye kuza tukubaka igihugu. Nko mu masezerano y'Imana harayo mwa mufite muvuga ati twebwe dushingiye kuzo twavuganye n'Imana cyangwa se Imana yatubwiye tuzi ko kino gihugu kiri hafi gukira cyangwa se cyakize cyangwa se mu minsi mikeya kizo cyakize abantu bari hirya no hino bari mu mahanga muri Amerika, Burundi, Uganda, mu Rwanda hehe bakongera bakagaruka hano misozi yakongera agatugwa ingoma zikavuga amatungo akorogwa imirimo ikongera igahingwa igihugu kikagira amabarabara. Hari amasezerano y'Imana n'ibyo mwaganiriye n'Imana ushobora kubwira abantu? Ibyo tubigira nk'amasezerano kuko kino gihugu kizongera kikubaka n'abantu bagiye kure bacu bazongera bagataha habe n'aya mabarabara tubayategereje kuko azaba ndetse hano hirya mu masango ubu amabarabara turahinga za moto zitagiye kuza turi hafi gusoza kino kiganiro cyacu kandi mwakoze cyane. Hari cyo nakubaza harimo nawe uraza kuvuga niba hari ikindi kiki ku mutima wumva waganiriza abantu cyangwa se wadusangiza, ariko uri umukozi w'Imana urasenga urabwiriza urayobora ukagira uti hari teoloji waba warize cyangwa n'umwuka wera waba warakwigishije gusa hanyuma ugakomeza uyobora umurimo w'Imana? Twarize teoloji izi myaka 3 ya teoloji ndayirangiza hano nyine hano. Umwarimu akaba nde? Twagiraga abarimu abaga umugabo umwe witwaga Karebo Ndoya n'ubarahaye hakaba undi mugabo bita Bizuru Tito abaga n'undi mugabo bita Kimenike abo bose barabarimu bacu batwigishije. Hanyuma se ukunda uri umukunzi w'ijambo ry'Imana, uri umukunzi w'Imana, ukunda Imana n'umurimo wayo. Ese iyo usoma nk'ijambo ry'Imana hariho nk'umutume cyangwa se nk'igipande kimwe bibiri, yego ni byinshi ndumva kudashobora kwitubwira byose ngo ubirangize, ariko wo kwibuka nk'igipande woba bibiri cyangwa bitatu muri byinshi biza bigufasha iyo bisomye ukumva uganiriye n'Imana n'umutima w'Imana ukabiheraho ugasenga cyangwa ukuzura imbaraga, ni nk'ibihe bipande bibiri cyangwa bitatu nubwo ari byinshi wowe tubwira bibiri cyangwa bitatu? Iyo dusenga iyo dusoma ijambo ry'Imana dusoma ijambo ry'Imana bivuga ngo tuzirikane guhamagarwa kwawe kuko iyo umuntu akorera ku muhamagaro wumva uhamagarwa neza kandi ukagenda neza kandi n'ubu ngubu kuba turaha n'ubu kuba turaha ngaha suko twabuze ubushobozi bwo kuja iyo abandi baje ariko iyo dusoma ijambo ry'Imana rikavuga ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu umuhamagaro tugakorera ku muhamagaro n'ubu nicyo gituma turaha ngaha tuko guhamagarwa kuko twiyemeje kuvuga ngo tuzakorera Imana nicyo gituma turaha ngaha. Soba tabihe biruhije wowe warahamagariwemo umaze guhamagarwa yego birumvikana guhamagarwa kandi ukitaba, ariko ugahura n'imbogamizi mu murimo w'Imana ukavuga ati ikintu turagikora gute? Hari ibihe bigoye mwaranyuzemo mu murimo w'Imana, hakaba nk'ibihe bigoye wenda by'intambara abantu bakabura uko basenga, cyangwa se hakaba nk'ikintu kiba mu ikanisa kikagora, cyangwa ku buzima bwawe bugoye hari ibintu wowe wibuka byagoye mu murimo w'Imana, ariko nanone mukabona ukuboko kw'Imana kurabarengeye mugakomeza n'umurimo w'Imana. Ni izihe mbaraga uzuguma kugira nubwo uhura n'izo mbogamizi, imbaraga uzivoma kugira ngo ukomeze ukore umurimo w'Imana ntucuke intege ngo bivemo? Imbogamizi zo ntizabura. Twahuye n'ibihe byinshi birusha kugeza igihe twahuye n'ibintu byo gusenyerwa, ariko abakristo bakibaye baraha turavuga ngo twasigira abakristo batugenda kuko hari ibintu byinshi zari bidukeneye n'abantu bari badukeneye kugira ngo tuva aha ngaha tugenda, ariko kubw'umurimo w'Imana turavuga ngo twasiga umurimo w'Imana bikomeza bituma twicara turakomeza kugira ngo dukomeze dukorera Imana. Twibuka abacu batuyoboye mbere bihanganiye ibibazo
tukavuga ngo reka natwe twihangane mu buzima. Indwara zirahaba bitewe na kino gihugu cacu, igihugu c'ubuzima bugoye, indwara zikaba n'ubu turi ahangaha bamwe bararwaye baragiye ku bitaro nyine kuko nakubwiye pasiteri yaragiye habe n'abadamu bacu baragiye, ariko kubwo gukunda umurimo cyo bituma twihanganira ahangaha. Imbogamizi zari nyinshi ariko bituma twihangana kugira ngo tukomeze gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo urukundo mukunda Imana nibwo rutuma mudacika intege. Hanyuma gusenga pastor, ikintu ubwiza bwo gusenga niki icyo bo warakuyeho nko ku giti cyawe cyangwa se muri rusange mu itorero uyoboye, ukavuga ati iyo dusenga hari ikintu kiba, nayo mpamvu tutagomba kureka gusenga. Ubwiza bwo mu masengesho, ubwiza bw'amasengesho biradufasha. Iyo usoma ijambo ry'Imana urarisoma ukaryumva, ariko cyane ugashyiraho amasengesho bigatuma bikwereka kuko nubwo ibibazo byoba ariko kuba usenga. Kurya Bibiliya zivuga ngo nta cyabuze ibisitaza kuba, ibisitaza byo biraza, kandi mu murimo w'Imana igihe cyinshi ubihuriramo n'ingorane. Hari ingorane twagiye duhuramo hano muri uno murimo, ariko kubwo gusenga bikadufasha. Ubundi twahuye n'ibihe byiza byo gusenga, ndetse nyuma y'ibita hano twakoresheje amahuduma menshi, turasenga biradufasha, bitugirira neza. N'ubu mu muno muhana wacu twabonye imigisha myinshi, ni uvuga ngo yohambira kurusha abandi guturana. Wow, hari ikindi kintu wumva wobwira abantu bari no hino, wenda ubashishikaza gukomeza gukunda kino giterane kugiza usura kugaruka mu ndi mwaka n'indi myaka yose iri inyuma, ni nkiri hejambo utekereza wobwira abantu bari hirya no hino? Icyifuzo cyacu ni ukubwira abantu ngo bakomeze bibuke kugira ngo bagaruke, bagarura ibitekerezo. Erega nubwo baba bicaye iriya, ariko hari igihe umuntu yicara ahantu akibagirwa, ariko iyo wicaye ahantu wibuka nanone uba uri kumwe n'abarya wasize. Tukaba dukeneye ngo nanone bibaza bakomeza bibuke, iyo bazoja hose ntibakaza bibagirwa. Urabona ini wacu tubuza amazu, tubuza amatorero, ariko nanone bakwiye kwibuka bakubaka igihugu. Ubu tubuze amazu, nta bantu bakiba muri aya mazu y'ibyatsi n'ubwo tuyarimo, ariko aragoye. Tugasaba ngo ubu twufasha tukubaka amazu, kadufasha tukubaka amatorero. Ubu twakwifuza ngo uyu mwaka utangira tubaye tugize Imana ikadufasha tukuzuza ariya torero twakubaka ku Kiziba, twavuga ngo twakwiye gutangira n'ibi biri hano ariko tukaryubaka. Murakoze cyane kuganiriza televiziyo ya Pastor Ntagawa. Sinzi niba hari ikindi kintu uraba usigaje ku mutima wavuga, hanyuma tukaza gufata umwanya wo gusenga dusoza ikiganiro cacu. Nuko kabisa dushimira mwebwe mwaje, turabashimiye cyane kandi nzimazeyo. Ubundi twebwe ntacyo dufite twabahemba, ariko Imana yo mu ijuru izabahemba, kuko biha bidukomeza, bigatuma abantu bakura mu ijambo ry'Imana, bigatuma abantu bakunda itorero, bigatuma n'abantu bari bacitse intege bongera bakisubizamo imbaraga. Ibyo tukaba tubashimiye kandi tubabwira ngo n'igihe muzoza mugenda muzoza mugaruka, nubwo ibibazo bihari n'ingorane zihari, ariko turabashimiye. Nubwo mwahuye namwe n'ibibazo ko tuzabashira intege, mwarangeye muragaruka. Ibyo tukaba tubashimiye cyane. Ase wenda hari ijambo naringiye kubaza rya nyuma, hanyuma uzo kudusengera dusoza. Twebwe uje uranzi na data na mama ni wacu hose urahazi. Iyo mubona nk'abana banyu bato nk'uko wacu, twe turi mu myaka 30 n'ingahe, turageza 40, turageza na 35, naza kuyivuga ni hagati ya 30 na 35. Ariko iyo mutubona mukavuga ati uyu ni umupasiteri n'umwana mutoya, ariko mwareze, mwasengeye, mwifuje, muzamwumva ari umunezero cyangwa hari imbogamizi mubona mukavuga ati itorero rirashize kuko ryagiye mw'abana batoya? Ubu iyo tubona abana bacu ko baraba abakozi bakorera Imana, twumva tuguwe neza cyane. Erega burya kurera umwana ntakure, uzabumva rya jambo baza batubwira ry'abana ba Raheli babaye ibikuri. Ubu mu matorero cyangwa se mu gihugu hari abantu babaye ibikuri, ariko gukura mu ijambo ry'Imana si imyaka, si n'igihagararo. Kuba tubabona mwarakuze mu ijambo ry'Imana bituhesha ishema, tukabona kuko ari byiza cyane, tukabyishimira. Nikonaga mwarabize namwe mukaba muha musaruro uzara kandi ukarera. Iyo ureze umuntu agakura, ibyo nibyo byiza, akagusubirira nawe mu mirimo ubu harikora. Ari umugabo nza nuvuga ngo ubwiza bw'umwana ngo nugukura.
none niki wosaba abasore baririye epfo barangije za theologie se bo batarananize ariko nanone bafite umuhamagaro wo gukorera Imana, basaba kuza gukorera ino amatorero akeneye abasore cyangwa abasaza muracishoboreye muzoguma mwikorere mwenyine, mukeneye imbaraga z'abasore batoya b'abapasiteri bafite ubwo bumenyi, bafite iyo mpano, bafite umuhamagaro, bakunze Imana, mwobakenera ko boza mugakorana cyane cyane. Burya umuntu aza akora akagera ahananirwa kandi biza bibabaza. Iyo umuntu akoze ntagire uwo ahereza ngo asingirize umurimo, ukaza usigara ukora ibintu utagishoboye, ibyo navyo biragoye. Ariko twaba twosaba ngo abasore nibaze bakore ubutumwa iriya barabuvuze, ndetse mugabo mu gusanga iriya baroye ino hamaze gushaka nko gusubira inyuma, abantu bino ntibahe bitabira, tukabona nuko bagumye gukorana n'abasaza, ariko bogarutse ikintu cyose abashoboye nibaza bashimbere ikintu cyose. Murakoze cyane bakunzi ba televiziyo ya Pastor Ntagaba Noah, twishimiye cyane kuganira na mwarimu uyoboye kanisa rya Transcendent Kadesano mu Kanogo muri Superwase ya Kiziba. Twanejewe n'ibiganiro tubagiranye, urabona ko anezerewe yishimye mu maso yarakeye kubera ko yakiriye igiterane ngaruka mwaka cabe mu mwaka ushize, ndetse akavuga ko hari abashitsi benshi bamaze kuhagera, dutegereje n'abandi baturutse mu Minembwe ni Gahororo. Ni mu mugoroba tuguwe neza, ni kuwa kabiri, ejo nibwo tuzakomeza turuhuka, ariko kuwa kane igiterane kigatangira. Twishimire rero kubana nawe mwarimu, twishimire kuganiriza nawe, amakuru duhaye arahagije. Ndumva niba ari cyo wavuga cyanyuma hanyuma ukadusengera Imana kugira ngo dusoze. Sawa, murakoze kabisa, turabashimiye n'abandi batwumva bose turabashimiye, kandi muzamukomeza mu dusengere no kudusabira. Twebwe turaho turakomeye, turakomeje mu gihugu, nta kundi nta yindi mpinduka, nta n'izindi ngaruka, dufite umutekano, tuguwe neza kuko duhaye duterana nta bibazo. Nasenga rero dusoza. Reka dusenge. Turagushima Mana yacu iri mu ijuru, ikiganiro tugize na mwene data, kandi twifuza kuko iki kiganiro tuganiriye aha cyazagirira akamaro abazacumva bose, bakamenya kuko amatorero yawe acubatswe, n'ubu igihugu cyacu kikaba gikeneye abacubaka. Ngaho turagusaba ngo ubane natwe muri uyu mwanya dufite n'iki giterane tugiye gutangira, ari wowe uzakiyobora, uzageza kirangiye. Mana yacu uzokomeza tubera Imana, komera kutubera zose, turagushimiye kubyumvise mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane, mbarikiwe.